Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, turabasuje kandi tubahaye ikaze, tubifuriza amahoro y'Imana. Mumeze mutaba muri hose, twizere ko Imana ikomeje kubarinda. Aho bitameze neza, Imana ibiyereke kuko n'Imana ibera hose icyarimwe kandi n'Imana ishoboye byose. Muri ibyo byose ishoboye harimo n'ibyawe. Igihe cyose wifitiye icyizere, igihe cyose wigiriye icyizere, ubushake bwawe bukaba kuri wowe, ibintu byose bigenda neza. Uyu munsi rero twagarutse mu biganiro byacu nk'ibisanzwe, buri munsi tuba dufite ingingo yo kuganiraho yakubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu ngingo y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu cyagufasha kunesha ingeso mbi cyangwa se ya ngeso ufite nyine itari nziza yakunaniye kuyireka. Ubundi hari igihe umuntu aba yumva afite ingeso cyangwa se reka wenda dutangire twibaza iki kibazo, reka nkubaze uwo nkurikiye. Ni iyihe ngeso ujya wumva muri wowe yarakunaniye kuyireka? Hari ikintu uba wumva nyine kitari cyiza ariko wananiwe no kureka. Urugero, hari ibyo kurya urabizi neza ko ibyo byo kurya si byiza ku mubiri wawe ariko byarakunaniye kubireka. Hari icyo kunywa cyarakunaniye kukireka. Wenda ugira ingeso yo gukererwa muri gahunda zose, nawe yarakunaniye kuyireka. Wenda ugira ingeso yo gukoresha telefone cyane, no mu kazi handi n'abakugana babibona kuri gukoresha telefone kandi byarakunaniye pe. Cyangwa se muri we habamo akageso ko gucika intege. Buriya no gucika intege nabyo ni akageso. Cyangwa se reka mbabwira akandi kantu, indi ngeso uba ufite ariko utazi ko ari ingeso, guhora usubira inyuma. Gusubira inyuma gute? Wavuze ko ugiye kureka ikintu runaka ariko ejo ukongera ukagisubiramo, ejo bundi ukongera. Burya iyo nayo ni ingeso rero. Ukuri kuba guhari ni uko ingeso mbi burya ntabwo zikura mu buzima bwacu kubera ko ari mbi, ahubwo zikura kubera ko zidufasha kumva tworohewe n'ubuzima, kumva twiyoroheje. Nyine gukererwa kwawe urabyoroshya, wumva bikorohereje ubuzima. Gucika intege nyine bituma utagira stress zo gukomeza ukora ibintu nyine bya bintu bikomeye washaka gukora. Iyo ucitse intege nyine birakorohereza. Mbese muri make ntago aba icyo kintu kiba ari kiba, ahubwo impamvu kiba kibi nuko kidufasha koroshya ubuzima bwacu. Rero reka uyu munsi tuganire ku bintu birindwi, cyangwa se ibintu birindwi bishobora kugufasha kuba wareka izo ngeso mbi ufite. Nishaka bimwe, nishaka aba ari ebyiri, ariko hari ibintu birindwi ukwiye gukora kugira ngo ubashe kureka izo ngeso. Ikintu cya mbere ni ukwemera ko ufite iyo ngeso. Uzi ko hari n'igihe uba uyifite ariko ntubyemere, n'abantu ku ruhande bakajya bikubwira ariko wowe ntubyemere. Ikintu cya mbere kizagufasha kugira ngo icyo kintu kireke, niba ari ikintu ufite kije n'abantu benshi bakwegereye, baba abo mubana mu rugo, baba inshuti zawe, cyangwa se abakugana aho ukorera cyangwa aho wirirwa, bakaba ari ikintu bakunenga buri munsi ariko wowe ukaba utakizi. Ikintu cya mbere kugira ngo uzabashe kugikemura, icyo kintu gikureho, ni uko ugomba kwemera ko iyo ngeso uyifite. Ntukavuge muri wowe, ntukibwire uti n'ubundi nanjye ndabikora kuko n'abandi babikora, cyangwa se wenda gukoresha telefone mba ndambiwe nkavuga reka nikoreshereze telefone. Ahubwo jya wicara uvuga uti yego nibyo koko ni ingeso itari nziza kandi nanjye irambangamira, nubwo mbikora ariko birambangamira. Iyo wemeye rero ikibazo cyangwa se ukemera ikosa, burya uba uri mu nzira yo kumenya uburyo ki noneho icyo kintu cyakemuka. Icya kabiri, menya impamvu cyangwa se tekereza ku mpamvu ituma ubikora. Ese ukoresha telefone cyane nyine yaragutwaye? Tekereza impamvu uyikoresha cyane. Ese uyikoresha uri guhunga bya bitekerezo biba ufite, wari urambiwe umutwe cyangwa wari ubabaye, ugashaka aho ujya guhugira kugira ngo iguhuze utabasha kugaruka muri bwa buzima bwari bubangamiye umutwe wawe? Niba se urya cyane, ni impamvu ni uko uba ushonje,
cyangwa ni iki? Niba rero umenye impamvu igutera iyo ngeso, wibaza uti ese ubundi ni iki nakora mbere y'uko wenda ni iki nakora, cyangwa se ni iki kinzamo mbere y'uko iyo ngeso yanjye nyishyira mu bikorwa. Iyo watangiye kumenya impamvu, burya biba byahindutse urufunguzo rwo guhagarika iyo ngeso yawe. Icya gatatu, siba impamvu iyitera. Iyo mpamvu rero niba wamaze kuyimenya, noneho gerageza uburyo ki wayisiba. Ingeso mbi ziba zifite ibizitera byanga byakunda. Niba ushaka rero kureka gukoresha telefone cyane nijoro, wenda ni urugero nka nijoro, ntukayiraze iruhande rwawe, kuko nusohoka ni urugero nuyisiga muri saro ukajya kuryama mu cyumba, byanga byakunda nijoro nyine ntuzakoresha telefone, kuko ntuzabyuka ngo ugaruke uyirebe wongere ugende. Wayisize wagiye kuryama, uzagenda uryame. Niba ushaka kureka kurya ibintu bitari byiza mu rugo, nyine urabizi ko hari ibintu urya kandi bitari byiza ku buzima bwawe, niba ushaka kubireka rero ntukirirwe ubihangobe mu rugo rwawe. Ni urugero, niba udashaka ko abana bawe barya isukari cyangwa banywa isukari muri rusange, kuki uyihaha? Wiyihaha nibe kure yo mu rugo rwawe. Ntugahore wumva ko wowe imbaraga zawe zizagufasha guhangana n'icyo kigeragezo, ahubwo jya ukura ibintu byose bishobora gutuma ya ngeso wongera ukayisubiramo. Ntabwo imbaraga zawe zonyine zihagije, ahubwo no kurandura ibintu byose bishobora kubitera nabyo bizagufasha. Icya kane, noneho ya ngeso mbi wari ufite yisimbuze iyindi nziza. Ni urugero, niba ukunda gukoresha telefone cyane, ishyiremo noneho ko ukwiye kujya usoma igitabo, ukwiye kwenda niba wayikora ku telefone yikoreshaga uri ku masosho media, noneho uvuga uti nzajya nyikoresha hari isomo ngiye kwiga runaka, ngiye kwiga guteka, ngiye kwiga gukora iki kintu, ngiye kwiga kudoda wenda cyangwa kuboha imipira, kuboha amanapero, ibyo byose barabyigisha. Noneho aho kugira ngo umare umwanya munini muri social media, ahubwo umare wiga. Ya ngeso mbi uyisimbuze ingeso nziza, kandi bizagufasha, kuko ntago nushaka kureka ya ngeso mbi ariko ntushaka ikintu cyisimbura, ntago izacika burundu. Icya gatanu, gerageza kubikora gahoro gahoro, wishaka kubirandura burundu icyarimwe ngo ubyuke igitondo kimwe wumve byose byarangiye, byo ntibikunda, ahubwo gerageza kubikoraho gahoro gahoro. Icya gatandatu, ihane, ariko uko wihana aba ari nako ufata ingamba. Ntukajye uvuga uti njyewe sinabishobora, ahubwo ujye uvuga uti ubwo uyu munsi byanze ariko ejo nzabishobora, nabyo bizakunda. Iya karindwi ari nayo ya nyuma, jya uhora wiyibutsa impamvu iyo ngeso urimo urahangana nawe ushaka kuyireka. Uvuga ute se impamvu nshaka kuyireka niyi? Ni uko intwara umwanya? Ese ituma nangiza amafaranga yanjye? Ese ituma abantu bantakariza icyizere? Wandike impamvu byibuze 3 cyangwa 4 zituma wumva ushaka kureka iyo ngeso. Izo ujye uzisoma buri gihe ukomeze wiyibutsa. Iyo mpamvu yawe ikomeye iguha imbaraga zo kunesha n'ibindi byose. Rero ingeso mbi ntabwo ari wowe, ahubwo ni ikintu wakoze kenshi cyane kikageraho kikaba akamenyero. Niba rero warashoboye kuyihanga iyo ngeso ikabaho igakunda kuri wowe, burya washobora no kuyirwanya kandi nabyo bigakunda. Wibuke yuko ukwiye kwemera ikibazo gihari, ukwiye kumenya impamvu igitera, ukwiye guhindura ibikuri iruhande rwo byose bituma icyo kintu kibaho, kandi iyo ngeso uyisimbuze inziza, uyisimbuze inziza. Ugerageze kubikora gahoro gahoro, wihane ariko uniremamo icyizere, kandi wongere wiyibutse impamvu yawe bwite. Nta muntu uza kugukorera izo mpinduka, ahubwo wowe niwe uzabasha kuzikorera. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe, mugumane natwe hano kuri Time to Know. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane. Shalom shalom.